Ikiganiro ubuzima bunejeje, ikiganiro mugezwaho nanjye Shata Mukazi. Nkomeje kubishimira, nkomeje kubasaba gukora subscribe, comment, like na share kugira ngo dukomeze tugezweho iki kiganiro. Benshi kandi bakomeje bambwira ko ikiganiro kibanyura kandi kibafasha mu buzima bunejeje, mu buzima bubafasha bwa buri munsi. Noneho kuri uyu mwanya si ngombwa ko tuvuga ku mirire gusa cyangwa se ku ndwara zibasira ubuzima bwacu, zibasira imibiri yacu. Kuri uyu mwanya noneho reka tuganirire hamwe kuri iki kibazo, ikibazo cy'ingenzi tena, ikibazo gifasha urugo. Hari ibintu bitanu wakorera umugore wawe bigatuma umubano wanyu uzira agatotsi. Ibyo bintu bitanu ni ibihe? Mbere yuko dusobanura ibyo bintu bitanu, turagenda tuvugaho bimwe mu byo ushobora gukorera umugore wawe cyangwa se ushobora gukorera umugabo wawe kugira ngo abe yagubwa neza kandi abe yakomeza kugira ubuzima bwiza mu rugo cyangwa se mu myubakire ye. Tugendeye hamwe, hari ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umugabo atashye ababaye cyangwa se atashye yishimye. Nyamara benshi bavuga ko iyo umugore akosheje, abagabo ntibatinda kubimenya, ariko abagabo nanone iyo bakosheje abagore ntibakunda kubimenya cyane cyane. Igituma abagore bimenyekana vuba nuko abagore benshi bimwe mu byo bakora cyangwa se bishobora kubarakaza bikagaragara vuba cyane, nuko abenshi babihurizaho. Alright. Vuba cyane ntabatindiye, abagabo benshi bakunze kuvuga ko batazi ibyo abagore babo batekereza, ugasanga yarakaye cyangwa se ababaye. Ikibazo icyo waba wakoze kibi cyangwa icyo utakoze wagombaga gukora, kuko byo nibyo umugore ntazi ngo wumvaga ko ugomba kuba wibwirije. Niko abagore benshi baba babizi. Abagore benshi bazi yuko mu byamurakaje wowe mugabo ugomba kubimenya nubwo utabimubajije, akaba azi neza ko wibwirije. Umugabo agerageza kumenya imitekerereze y'abagore, ntakunze guhura n'ikibazo cyo guhangayika ashakisha kumenya aho yakoresheje icyo yavuze kibi cyangwa urundi rwikekwe urwo ari rwo rwose, kuko aba yamenye icyo agomba gukora. Ntibigoye kumenya ko abagore batekereza, kuko ahanini bahuriye ku bintu bimwe na bimwe bitari bike. Byinshi muri byo abagabo benshi nta gaciro babiha, ugasanga niho bipfira akenshi. Rero bagabo namwe ntimukajye mureka kwita ku cyarakaje umugore uko cyaba kingana kose, ahubwo giha agaciro. Uko cyaba kingana kose gishobora gusenya urugo, uko cyaba kingana kose gishobora gusenya relationship. Niyo mpamvu rero ugomba kwitwararika, niyo mpamvu ugomba kugiha agaciro. Bimwe mu byo muri ibyo, jya umwereka ko wabibonye kandi ugire icyo uvuga. Alright. Ni kenshi cyane abagore bataha bavuye kwisukisha imisatsi cyangwa se gusokoresha, yataha umugabo ntagire icyo abivugaho. Kandi bizwi neza ko abagabo benshi bakunda umusatsi, ndetse kenshi ari bo baba babikoreye. Yes. Umugore niba wamuhaye amafaranga, we mugabo niba wahaye umugore amafaranga ngo yisukishe, gerageza ugire icyo ubivugaho. Agakomenti gatoya karahagije, maze
nawe yumve ko umwitayeho. Si byiza ko rero uceceka kuko akenshi ajyayo ari wowe abikorera. Alright. Cyangwa se ugasanga umugore amaze igihe ari kugerageza guta ibiro ariko umugabo ntazigera abona ko hari uturo twavuyeho. Ibyo nabyo birashoboka. Ibi rwose niba uri umugabo ukaba utabyitaho, umenye ko umugore wawe bimubabaza kandi ntazapfa kwicara ngo abikubwire. Nta kindi yifuza usibye ijambo kamwe cyangwa se tubiri umwereka ko wabonye ko hari impinduka yabaye ku mubiri we, ndetse ugira icyo ubivugaho. Bivuge kuko ntacyo bitwaye, urugo ruzakomera kandi rusagamba. Icya kabiri, muganirize ku munsi wawe. Igihe cyose ufite umwanya muganirize. Niba utashye utishimye cyangwa se usa nk'ufite ikibazo, ntuzatekereze ko umugore wawe atabibona gusa. Aho burya abagore batandukanye n'abagabo, iyo umugore afite ikibazo umugabo yibaza icyo yakoze kibi ntanabone igisubizo. Mu gihe umugore iyo abonye umugabo we atameze neza, ahubwo aba afite ibisubizo nka 30 by'ibishobora kuba byamubayeho, kandi bagatangira kubyigaho ngo babone n'ibimenyetso. Ariko iyo utashye ukamubwira muri make ikibazo ufite, wenda ukanamubwira ko wumva utiteguye kubiganiraho, bituma atajya mu bitekerezo bya kure, akamenya ko agomba no kukuba hafi. Rero niba wumva ko atari ngombwa, wowe mugore niba wumva ko umugabo akubwiye ngo ntabwo ashaka kukuganiriza ku bibazo byamubayeho, banza umuhe umwanya relax cyangwa se atuze muri we, maze uzamubaze witonze mubishakire ibisubizo. Ariko kandi niba ufite icyo wabivugaho, bivuge maze mugire icyo mubyigaho. Icya gatatu, mufashe imirimo imwe n'imwe utiriwe umubaza. Alright. Mufite abana? Nibyo koko umugore arabizi ko ari we ushinzwe gukurikirana imirimo yo mu rugo, ariko se uzi ibyishimo yagira asanze nibura wahinduye urubindo cyangwa se pampers? Ni byiza rwose we mugabo. Mu by'ukuri umugore asanze wayitaye ku mwana, wamugaburiye cyangwa se wamuhinduriye pampers, aranezerwa cyane, maze n'umwana nawe kandi yumva uwo mwuka wa se. Mu gihe ahugiye mu tundi turimo, utiriwe umuhamagara ngo areke ibyo arimo aza akore ibyo nawe washoboraga gukora. Yes. Mu minsi y'ikiruhuko nabyuka agasanga wamuteguriye ifunguro rya mu gitondo, bizamushimisha cyane, kandi iyo ni impano ihenze cyane kuri we ushobora kumuha. Abagabo benshi baba baraciye mu buzima bwo kwibana, bivuze ko baba bazi guteka utuntu tumwe na tumwe. Mujye mufata akanya ko gutekera umuryango wanyu uko mubishoboye cyangwa se uko mubishobojwe, kuko ibyo nabyo ni bimwe mu bizatuma umuryango wanyu utera imbere kandi ugira ibyishimo bihoraho. Alright. Icya kane, mukorere bimwe wakoraga mukimenyana. Ese kuki ushobora kubona umuntu umugejeje mu rugo ukumva ko umushyikiriye birangiye? Oya, ntibirangiye, kuko urukundo ni urwo kugeza musazanye, ni urwo kugeza mubaye
abasaza koko bigaragarira bose. Uko biri kose uzi ibyo ukorera umugore wawe bikamunezeza kurusha ibindi. Hari abakunda indabo, hari abakunda ko mubajyana muri resitora nziza, witekereza ko ahubwo yabaye umugore ari mama w'abana gusa. Aracyari wa wundi wakunze kera, aracyakeneye ko wamwereka ko ukimukunda nka kera. Umukorere bimwe byose wakoraga mutarabana kuko arabikeneye rwose. Aha reka mvugeho gato, akenshi ku batuma benshi bagabo babaca inyuma, niba umugore wawe utakimukorera bimwe wamukoreraga, atangira gutekereza ko mu by'ukuri ufite abandi, kandi nyamara bitavuze ko unafite abandi, ahubwo ni uko wihugiyeho ukanamubona nk'aho ari nyina w'abana gusa, nyamara bimwe wamukundiye aracyabikeneye. Alright, dukomeje gukurikirana ikiganiro Shatamukazi, dukomeje tubagezaho ubuzima bunejeje. Iki kiganiro ni cyiza cyane kandi ndibaza nk'uko mukomeje kubimenyera, twese twishimira hamwe. Icyanyuma muri ibyo 5 bishobora kukwereka ko umugore wawe anezerewe cyangwa se mu rugo hagira umunezero: agaciro ibitekerezo bye. Ntibivuze ngo umwereke ko wemeye ibyo avuze, ariko nibura umuha umwanya wo kukubwira ibyo atekereza, noneho munafate umwanya wo kubiganiraho, aho kugira ngo umwima ijambo yumve ko ntacyo amaze mu byemezo bifatwa mu rugo. Hereza agaciro umugore wawe, maze avuga icyo yumva umutima ushaka. Bagabo rero, nimwita kuri byo, hari byinshi bizakemuka mu ngo zanyu. Ibindi birenze ibi muzagenda mubimenya bitewe n'umwanya muha abafasha banyu wo kuganira, kuko mu kuganira umenya umuntu byisumbuye. Si rero ntabwo ari byiza cyane igihe muzaba muri mu ngo cyangwa se muri mu rugo rwanyu, ugasanga buri umwe wese yihugiriye mutwe n'undi yihugiriye mutwe. Kandi bagore namwe si byiza ko muhereza urukundo rurenze urwo mwagahaye abagabo banyu ngo muruharire abana gusa, usange umugabo ntakirebwa. Icyo gihe uba urimo ukora amakosa kandi wikururira amakosa udashobora gukemura wenyine. Gerageza mu by'ukuri nawe umwereke urukundo ko arukeneye, kuko rurakenewe. Alright, ni byiza rero, reka dukomeze tubaganiriza, kandi ni byinshi tuzajya dukomeza tubagezaho uko bwije uko bukeye, ubudahwema tubifatanyijwe namwe. Fungura video maze amasegonda 15 uraba ukoze promotion cyangwa se uraba uteje imbere ikiganiro ubuzima bunejeje. Wonderful. Nawapenda sana.